Recently, researchers at the Mayo Clinic in Arizona decided to find out if eating red meat affects a patient's mortality. Does it shorten your life? Inyama zitukura ni ibyo kurya bikundwa n'abantu benshi, ariko nyamara ngo bishobora kuba byugarije ahubwo abantu mu buryo batazi cyangwa se bikaba byanateza akaga, bikaba byakubera isoko y'indwara zitandukanye, kubera ko inyama zitukura zifite aho zihurira n'indwara, urugero nk'iza kanseri, umubyibuho ukabije yewe n'umutima. Ubushakashatsi bukomeye bumaze igihe bukorwa ku nyama zitukura bugaragaza ko kurya inyama zitukura bihoraho bishobora guteza indwara zirimo gupfa mu buryo butunguranye cyangwa se n'izindi ndwara zica ariko zitandura. Urugero bavuga ko kurya inyama zitukura bishobora kwangiza umuntu cyangwa se bikaba byamukurira urupfu ku rugero rwa 13% mu buryo bwihuse. Naho inyama zitukura zabanje gucishwa mu nganda arizo processed red meats, nazo zongera uko gupfa ku rugero rwa 20%. Iyi mibare irerekana yuko nubwo dukunda inyama zitukura kandi tukanazirya ku bwinshi, nyamara inyama zitukura burango nizo kwitondera, ndetse hari n'uburyo bwinshi bushobora kuba bwakoreshwa ukaba wakirinda kuba wagerwaho n'aka kaga kari kugera kuri benshi, kubera ko muri iki gihe tubona ko abantu benshi bakomeza gukunda inyama zitukura kandi bakanazirya ku bwinshi. Iyi ngingo tugiye kuvugaho irakwereka uburyo ushobora gukoresha kandi nakwereke akaga gashobora kuba katerwa no kurya inyama nyinshi zitukura. Twebwe turi the fixers. Nibyo turi buvugeho, turareba ese ubundi inyama zitukura ni akahe kaga ziteza, ese ntabwo byari ubukabya koko hari ikibazo. Nanone turareba ese n'iki ubundi wasimbuza inyama zitukura, dore ko benshi bavuga ko ziryoha kandi koko bazimbye n'amazina agaragaza ko ari imboneka rimwe cyangwa se agatukura n'andi mazina agaragaza nyine ko ari ikintu kiryoha, ariko nyamara ibiryoha byose ngo akenshi usanga binafite akaga ho katoroshye. Inyama rero zitukura nanone turareba ese ni izihe ndwara ushobora kurwara kubera kurya inyama nyinshi zitukura. Nanone ese birashoboka ko ushobora gusimbuza ibindi byo kurya runaka byiza ku buzima ukabisimbuza inyama zitukura? Reka tubivugeho. Ubundi iyo bavuze inyama zitukura wumvise inyama zitukura ushobora kuzisanga mu nyama, urugero nk'iz'inka, iz'ingurube, iz'ihene cyangwa se n'iz'intama n'izindi wenda bishobora kuba byagira isano, dore ko hari n'abo usanga mu buzima bumwe na bumwe cyangwa bitewe n'imico barya n'ibindi bitari ibi. Hari abarya inkende, hari abarya imbwa n'ibindi wenda twe twita ko bizira mu muco wa Kinyarwanda, ariko twe mu Rwanda henshi tuzibona ni muri izo ngurube, inka cyangwa intama cyangwa se n'ihene. Ariko nanone nubwo izi nyama ngo ziryoha, zifite ibibazo byinshi ziteza byugarije ubuzima. Urugero bavuga ko inyama zitukura zishobora guteza ibibazo by'umutima ndetse na kanseri. Mu bushakashatsi bwakozwe ku bagabo bagera ku 43,000 bwerekanye yuko inyama zitukura abo bagabo, kubera ko nyine bakundaga inyama zitukura, zerekanye ko byabongereye ku byago byo kuba barwara izo ndwara zirimo umutima na kanseri ku kigero cya 13 cyangwa se cya 20% igihe babaga bariye izakorewe mu nganda. Nanone inyama zitukura ntabwo ziteza ibibazo by'umutima gusa, ahubwo zishobora no guteza kanseri, cyane cyane mu kanseri yo mu ibere. Ikigo cyitwa International Agency for Research on Cancer cyavuze yuko inyama zitukura ariko zabanje gucishwa mu nganda, yewe nazo ngo zugarije abantu benshi, kandi zo ahubwo ngo nimbi cyane kureza zo batetse ako kanya. Gusa no kuziteka nabyo ngo biteza ibindi bibazo. Kumenya rero ibibazo bishobora gutezwa n'inyama zitukura bishobora kuba byatuma abantu bafata amahitamo meza mu bijyanye n'imirire cyangwa se n'ibyo kurya bahitamo bya buri munsi. Niba wamaze kumva aho rero dushobora gukura inyama zitukura, ubundi n'iki gituma izi nyama zitukura ziteza akaga kuri izitwa ko ari inyama z'umweru? Inyama zitukura zibamo akantu kitwa myoglobin. Iyi ngiyi myoglobin usanga nyine muri izo nyama zitangwa n'inka, intama, ihene n'ibindi. Ahangaha bivuga yuko iyi myoglobin atari nziza ku kiremwamuntu. Nanone inyama zacishijwe mu nganda, urugero nka za sosiso n'izitwa bacon, nazo ngo ni inyama zitukura kandi nazo ngo zifite ibibi byinshi biteza ku bantu. Abahanga bavuga yuko nibura ngo twakabaye turi inyama zitukura twakabije inshuro 3 mu cyumweru. Ibyo bikaba bivuze ko nibura utagomba kurenza utumoruso cyangwa se udupande tw'inyama 12 kugeza kuri 18 nibura
y'inyama zatetswe mu cyumweru. Kurenza iki kigero ibyo nibyo bizaguteza ibibazo by'ubuzima kandi ntaho wabicikira aba ari ikibazo cy'igihe gusa. Ubundi bushakashatsi bugaragaza ko kurya nibura PS 5 tw'inyama cyangwa se utumoso 5 nabyo ngo bishobora kuba byateza ibindi bibazo by'ubuzima, ariko nta kibazo iyo utarengeje 12. Ikigo cy'Abanyamerika The American Institute for Cancer Research cyavuze yuko kurenza utumoso 18 tw'inyama icyo gihe uri kwikururira kurwara kanseri mu buryo bwihuse. Ibi rero ngiyo bimenye byiza wafata inamba hakiri kare niba wisuzumye ugasanga uri kurenza nibura utwo tumoso 18 mu cyumweru. Ese ni ibihe bindi byago wagerwaho wenda bitewe no kurya inyama zitukura? Ubushakashatsi bugaragaza ko kurya inyama nyinshi zitukura bizaguteza ibibazo twavuzeho: umutima, umubyibuho ukabije, indwara se za kanseri, kandi izi ngizi ngo nta n'umwe zitageraho igihe yakirengagiza aya mahame nyine y'ubuzima, n'izindi ndwara zitwa Cardiovascular Disease Association. Izi ngizi aba ari indwara zitandura ariko nanone zishobora kuba zatewe nanone n'imirire mibi umuntu aba yagiye ahitamo kugira. Kanseri ushobora kurwara, hari kanseri z'ibere n'izindi kanseri, urugero nk'iz'amaraso, n'izindi kanseri zigiye zitandukanye ushobora kuba waterwa n'inyama zitukura. Inyama zitukura rero ni uburozi ku mubiri wawe, kandi nanone ngo zigabanya igihe cyo kuba waramba cyangwa se igihe cyo kubaho bizwi nka life span. Nanone inyama zitukura ngo zongera cholesterol mu mubiri. Kurya inyama zitukura bishobora kuba byakongera mu mubiri wawe cholesterol. Ibi kandi iyo cholesterol ibaye nyinshi niho haturuka nyine za ndwara z'umutima cyangwa se no kugira umubyibuho ukabije. Yewe si ibyo ngibyo gusa, kandi nanone mu gihe ngo waba wamaze kumva ibibi by'inyama zitukura, ese ngo ni ibiki ushobora kuba wakora kugira ngo unirinde n'ibyago ndetse n'ibibazo bitezwa n'izo nyama zitukura? Niba wamaze kumva ko atari byiza kuzirya, ushobora kuba wenda wavuga uti ko binkomereye se ko nzikunda, nibyo koko inyama ziraryoha, ariko nawe ntabwo wifuza kurya ibyo ukunda igihe gitoya ngo ubuzima bwawe bube butoya nabwo. Ubwo rero buri mwaka abantu bagera ku 50,000 barapfa kandi bishwe na kanseri yatewe no kurya inyama zitukura. Ibyo rero bikwereka ko muri uwo mubare niba utifuza kujyamo ngo nawe ube muri abantu 50,000 bapfa buri mwaka bishwe n'inyama zitukura, byaba byiza icyo hindura ku mirire yawe ya buri munsi, kubera ko ibyo nibyo byagufasha nibura kuba warokoka icyo cyorezo cyugarije isi cy'abantu bari gukunda inyama zitukura. None indi bibazo biterwa n'izi nyama zitukura ushobora kuzisimbuza kuba wakirira ifi, imboga se za rwatsi, cyangwa se kurya ubunyobwa. Nanone ibi ngibi usibye no kuba byakurinda biguhereza imbaraga ukeneye n'ubundi ushobora kuba ahubwo byanaturuka mu byo bari kubona ukuye muri ziriya nyama zitukura, ariko zo ziguhereza poroteyine ariko n'ubundi zikaba ziri kumwe n'ibindi bibazo by'ubuzima. Kandi guhitamo ibiryo byiza bituma n'ubundi usigara wishimiye ubuzima mu gihe waba wagabanyije kurya inyama zitukura. Nibura niba wanaziriye gerageza kutarenza nibura utumoso 5 mu cyumweru, cyangwa se ugabanya ujye kuri 3. Ibyo nubigeraho gake gake ushobora no gushiduka wumva inyama utakizikunda. Kugabanya rero kurya inyama zitukura bizatuma ugira ubuzima bwiza, byo bita kuba health, cyangwa se binatume nyine wumva wishimira ubuzima. Yewe gerageza kurya ibyo twakubwiye hejuru. Nanone se ujye wibanda cyane ku bintu bimera by'imboga, urugero nk'amasalade, kubera ko ibyo ngibyo bigufasha kugabanya ibiro kandi no kumva umerewe neza. Nugabanya inyama zitukura uzumva urushijeho kwishimira ubuzima. Ibi rero kandi bimera by'imboga bigufasha n'ubundi no kuba wagabanya ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso bizwi nka blood pressure, kubera ko ibi ngibi ni byiza ku mutima wawe kandi bishobora kukurinda indwara ya stroke. Ibi rero by'ibimera cyangwa se by'imboga binatuma cholesterol yawe igabanyuka mu mubiri. Si ibyo gusa, kubera ko binongera immune system cyangwa se ari cyo cyitwa ubudahangarwa bw'umubiri mu gihe bakomeje kujya urya ibintu bikomoka ku mboga, ibyo abantu benshi bakunda kurya byitwa amasalade. Ibi rero ni byiza ku buzima bwawe. Ibyo kandi bizanatuma ugabanya amagasi atari meza mu mwuka wawe, kubera ko uba utakoresheje inyama zitukura. Yewe si ibyo ngaruka zonyine nziza uzabona mu gihe uzaba wirinze kurya inyama zitukura. Dore ibindi ushobora kwitega mu gihe waretse kurya inyama zitukura.
kutarya inyama zitukura bizatuma wumva umerewe neza kandi bitume ugira uruhu rwiza, kubera ko ngo kurya inyama nyinshi zitukura bituma umuntu agira uruhu rumeze nk'aho rujengamo amavuta. Nanone bigabanya kandi ubwoko bw'indwara zitandura, urugero nka diyabete ya kabiri, iyo bita iy'isukari, kubera ko inyama zitukura zongera umubyibuho ukabije, kandi umubyibuho ukabije nawo ukaba watera diyabete. Si ibyo gusa, kuko hari n'izindi ndwara nyinshi ushobora guterwa no kugira umubyibuho ukabije waturutse ku kuba wariye inyama nyinshi zitukura. Kandi igihe rwose uzaba wagize ikintu ugeraho kubera ko wirinze ukifata, uzumva wishimiye ubuzima cyangwa se ko hari icyo wageraho. Nanone ni byiza kubera ko kurya inyama nyinshi zitukura tuba turi buriya kurimbura ibiremwa runaka, kandi ibyo ngibyo ntabwo ari byiza ku batuye isi, kubera ko hari byinshi inka turya, ihene turya ziba zari gukorera umubumbe wacu dutuyeho. Ibyo rero ari byo byitwa kurinda environment. Iyo rero uriye inyama nkeya zitukura uba uri gutuma rwose environment igenda neza, kubera ko uba uri gutuma za nyamaswa ziri bujye gutanga umusaruro ku byo duhinga kandi ndetse n'ibiribwa. Ubushakashatsi rero bwerekana ko abantu barya inyama nkeya zitukura batakaza ibiro, kubera ko baba bari buzisimbuze ibindi nk'ibishyimbo, amashaza n'izindi mboga rwatsi. Ibyo bimera rero n'ibyo biryo bimeze gutyo ni byiza ku buzima bwacu, kubera ko biba byagabanyije cholesterol mu mubiri. Nanone ni byiza ibi biryo kubera ko binatuma ugira lower inflammation. Ibi rero ni ibituma ukomeza kumva umerewe neza, uri health kandi mu gihe kirekire. Uhitamo rero kutarya inyama zitukura burundu byo ntako bisa, kubera ko bituma ukoresha amazi makeya ndetse n'ubutaka. Urugero, niba bisaba amazi menshi runaka kugira ngo wenda azakore inyama runaka wari kurya, cyangwa se ibindi runaka bigenda nyine kugira ngo ya nyama izaboneke, iyo rero uriye inyama nkeya bituma kuri wowe no ku mugabane hatari bwangirika amazi n'ibindi bimera runaka bijya gukora ya nyama, kubera ko uba utayiriye. Ubwo rero ni byiza kwirinda kurya inyama zitukura. Yewe twabonye byinshi ushobora kuba wanazisimbuza, niba bigushobokera uhera kuri bike bikeya ukagenda uzigabanya, amaherezo bikazaba byararangira uziretse. Umwanzuro rero, inyama zitukura nubwo ziryoha ariko ntabwo ari nziza ku buzima bwacu, kubera ko ingaruka ziterwa nazo ngo ni nyinshi cyane. Usibye izi ngizi twanavuze ko hari n'izindi nyinshi. Kurya nyinshi rero ukaba warenza turiya dupiyese 18 mu cyumweru cyangwa se utumoroso 18. Icyo wakitega ni uko indwara za kanseri, indwara z'umutima, amadiyabete, imibyibuho ikabije, ibyo byose ngo bikugarije. Abantu kandi bo barya izacishijwe mu nganda arizo processed meats, bo bafite ngo ibyago binarenze ibi ngibi. Ni byiza rero niba unazirya kuba wamenya nyine risk cyangwa se ibyago bikugarije niba ukunda kurya inyama zitukura. Ibyiza warya biri health cyangwa se ukarya neza, yewe uhitamo kurya ibintu bikomoka ku mboga ndetse n'ibihingwa runaka bifite amaproteine, aho kugira ngo proteine zawe zikure mu nyama zitukura. Ibyo kandi bizagufasha ukomeza kumva wishimiye ubuzima kandi wumve uri health, kandi unafasha umubumbe wacu, kubera ko kugira ngo inyama imwe itukura iboneke iba yagenzweho n'ibintu byinshi. Niba uriye akamoso kugira ngo amazi azaboneka cyangwa se n'ibindi nka yariye kugira ngo ikore ka kamoso gato ugiye kurya, byari byinshi ku buryo byari guhaza abantu benshi batiriwe bajya gutegereza akamoso kamwe k'inyama ngo abe ariko bazarya kandi kazanabateza akaga. Rero hitamo neza, hitamo ibindi biryo aba ari byo wibandaho, nubwo wenda utabasha kuzireka burundu, ugabanye ubye nkeya kugira ngo utirimbura kandi ufite abantu bagukunda. Twe turi The Fixers.